Hello friends, ese nawe ujya wibaza ukuntu video nk'izi zikorwa ukabona umuntu ari aranyura mu rukuta akarupfumura akanyuramo? Ntugire ikibazo, ngiye kukwereka ukuntu bikorwa ukoresheje telefone yawe ugakoresha na application yitwa CapCut. Umuntu turi buze kureba ni video kugera irangiye araza kuba afite ubushobozi bwo kunyura mu rukuta nawe. Nta majirimo, ni edit, ndakwereka akantu ku kandi ku buryo uri buze gusoza kureba iyi video uzi neza kubyikorera. Ejo twarebye video y'ukuntu umuntu aguruka mu kirere akajya mu kirere, none uyu munsi tugiye kureba ukuntu umuntu akomanga ku rukuta rugasatuka hanyuma akanarunyuramo. Nge tugiye kubana, nitwa Gatari Fred. Niba ari ubwa mbere umbonye ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe gucika. Twagiye. No kuvuga ngo rero video twayihoranye muri make. Ndabanza nkwereka ukuntu video uyifata. Video igira uko ifatwa kugira ngo ize gutanga uyu musaruro turiho tubona gutya. Ngiye kubanza nkwereke video uko ifatwa, hanyuma mpite nkurikizaho kukwereka ngo ese noneho bikorwa bite, umuntu abyeditinga gute mpaka havuyemo kuba umuntu yanyura mu rukuta gutya ukamuburira irengero. Ibi bikoreshwa mu mafilime, mujye mubibona no ku ma TikTok n'ahandi. Niyo mpamvu nanjye ngize ngo mbibereke. No kuvuga ngo video yahoze imeze gutya. Reka turebe ndeko nyibona. No kuvuga ngo video yahoze imeze gutya. Urabibona, yireba uko na ifoto imeze, none nkaza kuyihindura, nkaza kunyura mu rukuta. Ibyo nibyo ngiye kukwereka. Hano ni nawe uri buhita urebera ngo ese iyo video umuntu ayifata gute. Urabona ukuntu bimeze. Urabona ubu none niko yari imeze iyi video ntarayeditinga. Rero hano nibwo ngiye guhita nkwereka ngo ese ufotora gute iyo video. Nukuvuga ngo rero ufata kamera yawe cyangwa telefone yawe ukayishyira ukayitereka ahantu itari bunyeganyege, cyangwa nimba ari umuntu uri bugufotore ukayifata ariko kurya itari bunyeganyege, ugafotora hano hantu hariho ubusa gutya. Noneho nimba ari wowe cyangwa n'undi muntu uri bubikine, ugaturuka ku ruhande ugatindaho gato, ugakomanga, ukarekeraho gato, ugahindukira, ukegama ku rukuta, ubundi ukagenda nyine usa nawe uri kwicengera cyangwa se uri nko kwikuba ku rukuta gutya. Ndakeka kubibonye neza ukuntu ndi kwikuba ku rukuta. Ugakomanga, warangiza gukomanga ukegama ku rukuta ugasa n'uwikubaho gutya gutya gutya. Hano rero tayari video bumaze kuyifata, uragenda ukayikuramo amajwi cyane ibindi byose ukayikora uko ushaka. Nukuvuga ngo uratangira ugatereka neza telefone anitanyeganyega, warangiza ikaza gutya, wowe ukaza ugakomanga ukarekeraho gato, ugahindukira ugatangira kwikuba ku rukuta. Icyo gihe video bumaze kuyifata. Iyo umaze kuyifata rero niyo weditinga igahita ivamo iyi ngiyi mwabonye ariyo iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose tugiye kubikuramo, dutangire zeru urebe ngo ese bikorwa bite ku buryo umuntu anyura mu rukuta gutya. Guys, twagiye. Nimba ari ubwa mbere umbonye ukande like, ushyire muri comment nimba igufashe n'ikindi ushaka ko nzagukoreraho ukimbwire. Turasiba ibi byose turabikuramo kugira ngo dutangire neza n'umuntu nkaho nawe ari. Tuvuge wamaze gufata video, urafungura CapCut yawe gutya, nurangize hano kuri new project gutya, uze muri new project, uze ufate ka video, ya video wumva ushaka kuza gukoresha ni iyi ngiyi. Iyo wamaze gufata ni iyi ngiyi, katureka ariyo. Okay, naga ariyo. Reka turebe ni iyi ngiyi. Sorry, okay, zari zagiye ruguru. Ni iyi ngiyi. Iyi ngiyi ukayihitamo gutya, katurebe kariyo. Okay, ni iyi ngiyi. Urabona ni ya yindi. None iyo umaze kuyishyiramo gutya, guys, nago bigoranye, biroroshye cyane. No kuvanga ikintu rero ibuze bwahita ukora, wowe umaze gushyiramo iyi video urayituza ukande hano kuri iyi video gutya. Okay, uyikandeho gutya, nurangiza scrolling gutya, uyizane gutya gutya, urazana ugera ahangaha ahantu wakomangiye, ahantu wagize ukazamura ukuboko ugakomanga. Okay,
tujyana akantu ku kandi. Urabona ndakomanze manuye ukuboko, nkugejeje hano sorry hagati subiye inyuma, nkugejeje hano ndahita ndekera hano. Urahita ubikupa ibi bintu gutya, uze kuri Chrome wandikemo uti, muri Chrome ya muri browser yawe wandikemo uti wall crack, cyangwa se wandike uti reka mbibasomere neza ukuntu uri budownloading aka effect wall crack, cyangwa se ndakabashyirira muri description. Wall crack green screen free download, hanyuma ukande enter, usearching inuzu, ukande ku mafoto gutya kuri images gutya, nurangiza uze udownloading. Iyo nakoreshe nkabona ni nziza naka ngaka, ndabashyira link muri description, muhitemo kandaho. Murabonamo na website y'Icyanzu, mushaka kugura cyangwa gutangira ubucuruzi ku buntu, urakanda kuri iyo website utangire nawe ucuruze ku buntu. Noneho ndabashyira link muri description y'aka kantu. Noneho wowe urahituza ukadownloading gutya, ukande kuri download gutya. Giye kubera nari nkafitemo ndongera nka downloading, ubu tayari kamaze kugera muri telefone yawe. Nurangiza ugaruke hano muri CapCut yawe. Binuze project yacu yavuyemo, ariko tureta tuyisubizamo nta kibazo. Dore ni iyi ngiyi, CapCut iti yibika. Okay, wamara kwisubizamo gutya, ikintu uhita ukora, wewe ubwo washyizemo ya video nka kwa kundi twari twabikoze, uraza neza ugeza handi wakomangiye, ukamanura ukuboko ukakugeza. Noneho urahita uza hano, usubireho inyuma gato, uzukande hano handitse overlay hano muri CapCut gutyo, ukande add overlay. Nurangiza uze hano ukande kuri photos hano, hanyuma uhitemo ka kantu tumaze kudownloadinga ariko aka k'icyatsi, ukazane ukande add kajyemo. Urabona ko gatwikiriye ya foto. Ikintu rero uhita ugakorera, uraza kuri aka kantu uscrolling gutya gasirikiye hano gutya gasirikiye, uze hano handitse remove bg, ukandeho gutya. Noneho wowe urahita ukanda hano handitse chroma key hano, ukandeho gutya. Numara gukandaho hano hahita haza akazeru gutya, aka kazeru aka urakigeze ukaradraginga kaze mu ibara ry'icyatsi. Numara nakageze mu ibara ry'icyatsi kubera ari ryo dushaka gukuraho, uraza hano handitse intensity, ukurure gutyo ugeze nko muri 90. Okay, noneho hano munsi handitse shadow, naho uhakurure gutya kugira ngo uramwonuze ugaragare cyane. Okay, hano urascrollinga ku buryo nyine ugerageza ukageza ahantu ubona ko nyine hagize ku buryo ubona hano hantu hagaragara gutya, ku buryo ubona ibintu bisataguritse bigaragara gutya. Ikintu ukora urahita ukanda OK. Noneho ufate iyi foto yiyi ntuze y'aha hantu hasataguritse, uyidragging uyihindukize gutya, uyijyana iburyo. Noneho gutya ihengamye, urahita uyikurura uyigize inyuma iringanire na ha hantu umaze gukomanga. Okay, gutya tujyana akantu ku kandi, ikintu kigucika usubize inyuma urebe neza witonze gutya. Urayishyiraho gutya. Nurangiza umaze kuyishyiraho gutya, ushatse wa playinga ukareba. Reka duplayinge turebe ukuntu bimeze. Urabona ndakomanze ndekuyeho ihisiza yanuze hahantu. Urabona ko byamaze kugaragara ko nkomanza ahantu hagasatuka, ariko ugomba kuringanizaho neza kugira ngo bize guhura neki na ango ku buryo bizasatuka ku buryo butagize gute. Noneho by'umwihariko kugira ngo bisatuke neza, urabona nk'hano ndi gukomanga bigahita bisatuka, kandi ntago ari byiza. Ugomba gushyiramo akantu k'akanya, ndigiza hirya gatoya gutya, nkomange gutya, gutya nongere nigizeho gatoya gutya. Noneho kugira ngo birusheho gusatuka bimeze neza, turebe kugira ngo birusheho gusatuka bimeze neza, uraza ukande kuri aka kantu kajye mu kaziga gutya. Noneho ukande hano handitse animation gutya.
noneho uhitemo iyi ngiyi uretse connection ize. aha urabona iyi ngiyi ibanza yanditseho fade in cyangwa se yabi yanditseho fade in cyangwa zoom 1 biterwa niyo ushaka, ariko cyane cyane nziza ni yanditseho fade in. Iyi ya mbere ukayikandaho gutya, warangiza ugaplayinga ukareba. Reka duplayinge turebe. Okay, urabona ko kaje kameze nkaho urakomanze harasatutse hagenda hiyongera grit. Gutya rero ubumaze kubikora, nurangiza iyi video yawe nimba wenda ubona ari ndende, nushaka nugeza hano wenda urugero hano, reka turebe. Okay, fata kano kantu k'icyatsi ugakurure gutya ukareshyeshye na video gutya. Hano niho turi buze rero uraje ubibone mu kanya ukuntu turi buhite tubikora. Noneho urabona hano hari ahantu utangirira, hari akandi kantu hano tugiye gushyiraho. Ako ndizera neza ko umuntu uri kubona ibi bintu bimufite umumaro, cyangwa se umuntu wumva ashaka kwiga utuntu twinshi nk'utu dufite umumaro, cyangwa twari twarakuyobeye, kora subscribe ufungura inzogera, kubera ko ngiye kubazanira ibindi bintu bitandukanye. Harimo nka kuri ujye ubona umuntu aguruka yagwa nko hasi hagahita hacukuka akagwa nko mu cyobo, ibintu byinshi bitandukanye. Nka kuri ujye ubona umuntu acitse umutwe. Ibyo byose ngiye kubibereka kugira ngo uzayibone, ukore subscribe ufungura inzogera kugira ngo iyo video nawe ntizagucike, uzahita ubona notification. Noneho rero hano urabona twamaze gukomanga, turangije dutangira no kunyuramo. Hano urabona turiho turanyuramo ariko tayari turacyagaragara. Ibi bintu rero ntago ari byo, nta bunyamwuga burimo, ahubwo ikirimo twebwe turahita tuza hano. Urabona ndi guscrollinga gutya, nawe urascrollinga gutya. Noneho hano hantu ahanga ukande, urabona hano hantu negamiye neza, hano hantu ahanga ubona negamiye neza. Fati uyinuze aha hantu hamenetse use nuhegerezaho gutya. Okay, gutya urabona ukuntu karinganiye. Nurangiza uhite uza gutya, urabona gutya bimeze. Wowe urahita ufata screenshot yanuze y'iyi foto gutya bimeze muri screen gutya. Okay, urahita ufata screenshot, urayifata gutya bimeze muri screen, uyifate gutya, ufate screenshot gutya, hanyuma ufate iyi screenshot uyeditinge neza ku buryo, guys ibi bintu ndabizi nanjye namaze igihe kinini mbishaka narabibuze, abantu kubikwereka bigoranye, ariko jewe naho nabiboneye ndashaka kubibereka ibintu byinshi bitandukanye mwari mwarabuze. Ya screenshot rero umaze kuyifata, uraza ugahita wongera ugakanda hano kuri overlay, kongera add overlay, warangiza ukaza ukadingamo ya screenshot tumaze gufata gutya. Urabona iraje igiye hejuru ya foto, nayo urayikurura ize iringanire n'aka kantu k'icyatsi gutya. Namaze igihe mbishaka narabuze ahantu biri, abantu banga kubyerekana, ariko jewe ndaje ndabibereka. Ibi uku kuri kose kurajya hanze. Okay, wowe icyo usabwa ukore subscribe ufungura inzogera kugira ngo niyazajya ajyaho video ujye uhita ureba ibintu bitandukanye. Urabona rero dushyizeho screenshot y'aka kantu still, noneho uri kubona turakomanga byameneka ariko ntitugende. Hano rero niho ibintu bita bibera. Wowe urahita uza ufate aka kantu aka overlay wongereyeho aka, nurangiza uze uhita scrollinga wagakanzeho kari mu ruziga gutya, uze hano handitse remove bg. nanone hano remove bg gutya. Noneho uhite uza ukande hano handitse custom remove gutya. Sorry, mbere gato yo gukanda kuri custom remove banza ufate iyi foto, urabona ko iyi foto iri mu ruziga. Sorry ho gato, mbere yuko utangira gukanda kuri custom remove n'ibindi, banza ufate iyi foto uyuzuzemo gutya, ibanze ingane na video gutya. Ubona nyine akaziga karinganiye na video yayindi irimo imbere ariyo iyi ngiyi, urabona ko biringaniye. Noneho ugaruka ukande kuri custom remove gutya, nurangiza ukande hano handitse brush
brush gutya. Hano rero hahita haza brush imeze gutya. Okay, wamara gukanda hano kuri brush warangiza ukaza, ni ukuvuga ngo agakaramu kaba kiselectinze. Wowe uraza ugakoresha uko ushoboye ugasiba uru ruhande rwose, uru ruhande rwose ruri hirya y'uyu mukato. Ubwo ubisibe uko ndi bubisibe. Nubisiba nabi ntago biri bukunde. Ni ukuvuga ngo uraza ugasiba aha hantu hose gutya. Ugasiba ibi bintu byose bya hano ku ruhande. Okay? Tujyana akantu ku kandi nk'abanyeshuri beza. Kandi iyi video nimba wayikunze guys ubimbwire muri comment, nimba hari n'indi ushaka ko nzagukorera nabyo ubimbwire, umbwire uko ushaka ko iyo nzagukorera. Ikindi mukande like, yego none ugasiba neza witonze. Iyo ugeze hano uritonda kugira ngo uze gusiba uyu murongo neza. Ubu birebera hari hirya ugasiba neza ku buryo uyu murongo uwusiba neza witonze. Urabona ko hano usigayemo. Okay, gutya ukawusiba neza witonze, kuko utawusibye neza witonze ugaragaramo hariya. Okay, aha hano ndakeka tubisibye neza. Hano rero iyo umaze gusiba uhita urekuraho. Iyo urekuyeho hano ahita yiapplyinga akantu ko kari kuwukuraho gutya. Aha gutya urabona ko bivuye. Uyu kanze hano rero kuri okay gutya, hano gutya uyu murongo na wa murongo wose uhita uvaho. Hano rero tugiye gukina video turebe noneho ngimeze gute. Nimba twabyishe, iyo wishema akantu reka dukine turebe. Urabona none katurebe. Wow, urabona ko urukuta rwasatutse twatangiye kunyuramo tayari ni ibitwashaka. Guys, ndizera ko nibe iyi video igufashe, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe gucika. Ibindi Imana iduhana umugisha. Duhure muri video ita. Ikibazo ufite ukimbwire muri comment ubundi nzagihereho ubutaha. Guys, ndabakunda. Bye bye.